ngizi karagiteri eshanu zikunze kugaragaza abahungu abantu benshi bakunze kuvuga ngo ni abahungu b'imbwa. Ni ibintu bitanu aba bahungu akenshi baba bahuriyeho. Umuhungu wese ukunda kwita imbwa uzasanga abenshi bafite izi karagiteri. Rero wa mukobwa we, niba hari umusheri ufite cyangwa se umuhungu uri kugutereta, mugendere kure kuko izi ni red flag. Aya ni ibintu nyine bakunze kuba bahuriyeho abo bahungu, uko ari ibintu bitanu, ni ibintu baba bakunze kuba bahuriyeho. Niba ufite sheri ufite izi ngeso nyine, ushobora kumuhindura cyangwa se nawe ubwe agahinduka, ariko izi rwose ibi bintu ni ibintu bikunze kuba bigaragaza ba bahungu abantu benshi bakunze kuvuga ngo ni abahungu b'imbwa. Ni ikintu akenshi baba bahuriyeho. Reka tubigereho ibintu bitanu abantu baba bakunze kuba bahuriyeho. Nkwibutsa niba utarakora subscribe ko wayikora kuri channel yacu Genda Urw'Igikundiro rwa Manuel Nyirimunga, nyita Kaenzo. Ikintu cya mbere gikunze kuba ikiranga aba bahungu ni umuhungu woga buri munsi, ufite amasume abiri, amavuta abiri n'imyenda yo kurarana, kandi asasa icyumba cye burakabyutse. Ubundi ibi ni ibintu by'isuku umuntu bakamushimiye, ariko ku muhungu ibi bintu, umuhungu buri gihe woga kabiri ku munsi, umuhungu uzasanga iki ni ikintu cya mbere. Hari n'ibindi bintu bitanu bakunze kuba bafite. Iki ni cyo cya mbere, usibye ko gihukuriyemo ibi byinshi nyine. Ugasanga umuhungu yoga buri munsi, ugasanga umuhungu afite amasume abiri, ngisume ngo yo kwihanaguza mu maso, ngisume ngo yo kwihanaguza ngo ku mubiri, ugasanga burukabyutse arahita asasa, utuntu twe duhora dutunganyije buri gihe. Uwo muhungu akenshi wiyitaho muri ubwo buryo ntago aba, uzarebe karagiteri zabo cyane akenshi uzasanga atazi gukora. Uzasanga nyine ahugira mu kwiyitaho, ahugira mu imyenda ari bwambare, ukuntu ari bugaragare, ariko ibintu byo gukora akenshi batabyikoza. Uzabirebe neza, niba ari nk'umuhungu muziranye cyangwa se nka sheri wawe akaba ari kameze, ukaba usanga ashobora kuba yoga nka kabiri ku munsi, ugasanga noneho ngo afite isabune ngo yo mu maso, ugasanga ngafite ngo ibintu nk'ibyo. Ni utuntu nk'utwo ubundi ibyo bintu tubizi cyane ku bakobwa. Abakobwa nibo baba bifitiye isuku nyine. Umukobwa aba ashaka abantu bamurebe, aba ashaka gukurura abantu. Ese uwo muhungu nawe aba agira ngo abantu bamurebe, aba agira ngo abantu akurura abantu, biba bimeze bite sinzi. Gusa uzarebe akenshi umusore uba ukora utwo tuntu, akenshi muri sosiyete uzasanga nta kintu yigejejeho, cyangwa se unasange nyine ari umunebwe atazi gukora. We ahora ahugiye mu kwiyitaho, utuntu tujya gusa nk'utw'abakobwa cyane. Icyo ni ikintu cya mbere kigaragaza umusore abenshi bakunze kwita ngo ni umusore w'imbwa. Ariko katureke kubita imbwa, ahubwo tuvuge ngo umusore uzasanga akenshi nta kintu yigejejeho. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikintu cya kabiri, umuhungu ushobora kumara amasaha abiri kuri telefone. Umuhungu ugasanga ubuzima bwe nyine ni kuri fone, ahora avugana ashobora kujya kuri telefone wenda ari akazi. Ibyo ni ibintu byumvikana, wenda bibaye ari akazi. Ariko se ibaze nawe umuntu ushobora kujya kuri telefone akamaraho amasaha abiri ari kuvugana ngo wenda n'umukobwa bateretana, niyo yaba ari nawe mukundana. Umusore agafata amasaha abiri, mu gitondo saa sita akongera kuza akaguhamagara andi masaha abiri, nijoro andi masaha abiri, muvugana. Biba bivuze yuko nta kintu cyo gukora afite. Nyine umwanya we wose ni uwo gupfusha ubusa, ni uwo kujya kuri telefone, ni uwo kwirirwa muri ibyo. Uzasanga akenshi uwo muntu aba atazi gukora, cyangwa se ugasanga ari n'agahungu kagira ubujajwa. Sinange ikintu mba nibaza, kuganira n'umuntu buri munsi umuntu muhora muvugana, ariko ugasanga muri kuvugana amasaha arenze 5 ku munsi. Ushobora gusanga umuntu ngo yagiye kuri telefone ngo amasaha abiri, yarangiza nawe ukajya ukanabipostinga ngo navuganye ngo na sheri ngo amasaha abiri. Ibyo rwose ni ibintu bigaragaza umuhungu muri sosiyete utazagira ikintu apfa kwigezaho. Yego simuciriyeho iteka, gusa kenshi uzasanga uwo muntu umeze utyo nta kintu apfa kwigezaho. Umuntu uhora muri utwo tuntu, uhora muri ibyo bintu, uzasanga kenshi nta kintu
apfa kwigezaho mu buzima bwe. Umuhungu ujya kuri telefone amasaha menshi y'ubuzima, ugasanga ari kuyamarira kuri telefone ateretana, avuga ubugambo, atera ubusitori, ibintu nk'ibyo. Uzasanga uwo mujamamani nta kintu kiba kirimo rwose, uwo muhungu nta kintu uzamusangamo. Ikintu cya gatatu uzabonera ku muhungu, ukahita wirukanka, ukahita ubangira amaguru y'ingata, ukahita wiruka rwose, ni umuhungu utinya kugenda n'amaguru. Buriya ari udukaragiteri umuntu w'umuhungu, umuntu w'umujene agomba kuba afite, ugasanga nk'ahantu wenda nk'ahantu wari kugenda nk'iminota 10 ngo uhise utega moto, ngo nta kintu nyine utinya kugenda n'amaguru. Ako kantu rwose niba uri umuhungu ukaba ukiziho, ukaba uzi ko utinya kugenda n'amaguru, nawe menya ko rwose i Kigali bizakugora kuyibamo. Noneho dore na esanse zarazamutse n'ibiciro byarazamutse. Niba rwose utazi gusongora akaguru ngo ugendeshe amaguru, niba utazi nyine, ugasanga uragiye utegereje nk'ahantu bisi, umaze nk'isaha yose utegereje bisi ahantu, nyamara aho hantu hagiye utagenda n'iminota 20. Rwose ibyo bintu ni ibintu bigaragaza ububwa. Wenda ushobora kubikora ari nka nijoro, uvuga uti wenda batanegera mu nzira, ariko ahantu rwose ari ku manywa nta kibazo bigutwaye, utari bukererwe, atari ukuvuga uti ni ikintu nyine cyihutirwa ngo ugiye guhita ukererwa. Aho hantu rwose niba ushobora kugenda ukicara ahantu utegereje bisi amasaha 2, aho hantu uri kuhagenda iminota 20, uwo muhungu rwose nta kintu kiba kirimo. Niba nawe aka kantu kiziho rwose, gerageza uhinduke, ujye ubyuka mu gitondo ukore n'akantu k'agasiporo. N'umuhungu udakora siporo buriya, umuntu iyo agenda n'amaguru, umwana abakora n'agasiporo aba yivanamo na stress z'impunzi. Reka nkwibutse gukora subscribe niba utarayikora kuri channel yacu. Ikintu cya nyuma cyane, icya kane. Ni icya kane. Reka nongere mwibutse niba utarakora subscribe ko wayikora kuri no channel yacu. Ikintu cya kane kizakwereka umuhungu utazapfa kugira ikintu yigezaho muri ubu buzima, umuhungu utazapfa kuba umugabo, mbese ni umuhungu utinya kubyuka nijoro. Buriya ako kantu, niba umuhungu ashobora kukubwira uti njyewe nijoro uko naba nshaka kunyara kose, uko naba nshaka kwihagarika kose, ntabwo nabyuka ngo njye kuri toilette hanze, uwo muhungu rwose niba ari umuziranye cyangwa kukageso nawe ukaba ukiziho, ukavuga uti ntinya kujya hanze nijoro, umenye ko rwose nta kirimo. Iwanyu baragendesheje, sorry kubivuga ariko nibyo baragendesheje. Menye yuko rwose biragoranye, nta kizapfa kuvamo. Kujya hanze ubundi nijoro ni ikintu kiranga umugabo mwana, kuko nijoro ugiye kumva umujura araje, ubundi umuntu w'umugabo ukwiye guhita ubyuka mu gicuku nyine, ukahita ufata nk'ikintu cy'ikibando cyangwa se n'agahoro, ukajya guhangana nawe nk'umuntu w'umugabo mbere yuko unagira abaturanyi. Ubundi buriya hari n'ukuntu umugabo ubundi aba avuga uti nabuze igisambo nzafatira iwanjye, ngo mbaze yikubite. Sinde ko batoza kurwana kandi no kwihanira buriya ni bibi, ariko umuhungu nyine uzatinya kujya hanze nyine ngo nuko ari nijoro, ubundi ako ni akantu k'abakobwa tuzi ku bakobwa cyane. Niba hari umuhungu uziho gukunda nako gutinya kujya hanze nijoro, nta kindi kibazo kibirimo, uzamenye ko rwose uwo muhungu biba bigoranye kugira ngo uzapfe kubona yabaye umugabo. Biba bigoranye nyine, hari imico, hari utuntu ugenda ubona ku muntu nyine ukahita ubona ko bizagorana kugira ngo abe umugabo neza, kugira ngo abe wa mugabo uhamye, wa mugabo wuzuye mu byo akora, mu byo avuga, no mu mitekerereze no mu mikorere ye. Ikintu cya gatanu ari nacyo cya nyuma, ni umuhungu utinya kurya ibishyimbo n'akawunga. Nshobora kubivuga gutya ukagira ngo ni ibintu bisekeje, ariko ibaze, wenda ari igifu byaba byumvikana, ariko niba ari umujama muziranye akaba yikundira kwirira agaceri, agafiriti, utuntu nk'utwo, yego si bibi, nari umuntu utabikunda, ariko ugasanga uwo muntu ngo ntiyarya akawunga, ugasanga ngo ntiyarya ibishyimbo. Noneho cyane undi utarya ibishyimbo we nta kindi kibazo,
ugasanga ngo ntiyarya amateke, uzamenye ko uwo muhungu rwose nta kiba kirimo. Oya, ashobora kuba ari uburwayi, ndabyumva ndanabyemera, wenda ari uburwayi sava, ariko niba nta burwayi bubirimo rwose, ugasanga ngo uwo muhungu ngo nagakunda ngo kurya ngo ibishyimbo, ngo ntiyarya ibishyimbo, ngo ntiyarya ngo akawunga, ngo reka ngo akawunga ngo wapi. Ugasanga umuhungu ni wa muhungu utarya ngo igisheke ngo wapi, ngo ntabwo yabyishoborera. Utuntu nk'utwo uzamenye ko uwo muhungu nta kiba kirimo. Uwo muhungu rwose aba ari umwarikazi w'u Rwanda reka ariko mwita. Uwo muhungu kugira ngo azabe umugabo, uwo nguwo aba yakenyera n'igitenge. Uwo nguwo aba yakenyera n'igitenge rwose, aba yakenyera n'igitenge agakubura ku muhanda. Uwo muhungu rwose nta kintu kiba kirimo. Akandi kantu undi musore, akandi kantu ka gatandatu, usibye akaboko ka gatandatu ko ntabwo ariko neza, uretse narunze nkababwire ko mbanze ndahize ako kantu k'ibishyimbo. Ubundi abantu tuzi ko bakunda kwanga utu tuntu, ngo ntabwo barya ibishyimbo, ngo ntabwo, akenshi uba usanga ari abakobwa, kandi nabo ugasanga akenshi babiterwa n'igifu. Ariko umuhungu rwose uzasanga ngo yigira utwo tuntu nawe, ngo ntiyarya ibishyimbo, ngo ibintu nk'ibyo, uzahita umenya ko rwose uwo muhungu nta kintu kiba kizavamo. Undi musore abantu bakunze kwita ngo ni akabwa, ni umusore ngo wambara amaherena, ariko ibyo bintu rwose baba babeshyera. Abo basore bo ni imfura z'i Rwanda. Umusore wambara amaherena ariko buriya nawe aba ari umugabo cyane, rwose. Ariko uwo musore nawe ushatse wamutekerezaho, niba ari agasore muziranye kambara amaherena rwose, nta kiba kizavamo. Umusore rwose wambara amaherena akagenda mu bantu, uwo nguwo yanimagiya. Aya ntabwo ari amaherena, utu ni udukuteri mutaza kubyitiranya. Utu ni utuntu mba ndi kumviramo. Ariko rwose umusore niba ugenda mu nzira nawe wambaye amaherena rwose, bagutize na make-up nayo yishyireho, kuko nta kintu utegereje, ahubwo bakuzanire n'utuvuta bitukuze. Ariko hari igihe mba ndi kuvuga ibintu ndi guseka nka gutya mukagira ngo sibyo, ariko uzabicunga kenshi. Uzacunga agasore kambara uduherena, utuntu tw'utudrede, kakaraza udusatsi, uzarebe kenshi uwo musore rwose nta kintu kiba kirimo. Nta musore uba ufite pe. Nawe umuhungu ubyambara akagenda mu nzira yarasa umutwe n'amaherena, nta kintu kiba kirimo papa. Reka ngushimire wowe wankurikiranye kuva iki kiganiro kigitangira kugeza kirangire. Nkwibutse niba utarakora subscribe ko wayikora kuri channel yacu. Ndurwa igikundiro rwa Manuel Mwene Nyirimunga, nyita Ka Enzo. Reka tubonane ubutaha, Imana ikurinde.